ngenda asobanura na cyane cyane dore ko ari imwe hari abakunzi banjye benshi babinsabye barambwira bati Taifa tubabarire utubwire kumva amakuru twumva hari bitagenda neza hagati yawe n'umutaramu n'uwahoze ari umuyobozi wawe mugendanye nkikora kuri radio wo bita Sam Karenzi ati hari kibazo kirimo uzatubwire ati kuko amakuru ari hano mu murwa nuko nyirubwite yivugiye ko hari ikibazo ndetse yuko muba murwanya ushobora kuba uri namba 1 byarantunguye naranabyirengagije kuko ngewe rwose biganiro avuga ati nyamara abo bakinnyi bose nge nta bakinnyi nazanye muri APR atabakinnyi banje barabanze agenda atondagura abakinnyi ba Siakombo yendaga kuzana nabande bose barabanga aravuga ati abo bakinnyi umuntu abazanye ni Sam murabyibuka nge nararumye icyo bita gihwa naracecetse ihwa nibyo rikudoma rekanuma kaza ni wowe ukuriye abandi ushobora kubaha urugero warangiza ukazana ubuntu bw'ubucuba bwo guturuka inyuma ngo ngendeme ngo ariko ngo ni mu ntora ngo muremera ko nizanira umuntu ngo ibintu by'ububandi biri aho ngaho byawo surubuni bitazwi ibyo rero ngewe nibyo narwanyaga ndakivuga iki rero muri make ngewe ntabyo nzi nta kibazo navuga ko ngewe wenda nagiranye na Sam kugeza n'ubu rwose ntago mbizi pe gusa ayo makuru nayumvishe ko yanshyize ku rutonde rw'abantu bamurwanya ndetse ko ndi muri icyo gikundi nkibaza umuntu uri inaha sindi mu Rwanda ngo ngiye kwiyunga n'ibyo bikundi sindi hehe yewe nta nubwo negeze nza no hangaha kuri YouTube channel yanjye ngo nze kuvuga Sam hari ibintu byinshi narizi ariko negeze mvuga n'abantu bananshinjaga ubwo muri ya ntambara yo guhirika ingoma y'abapampe banshinjaga bakambwira bati Taifa nibwo tushobora kuvuga babakagimbura nibwo tushobora kuvuga abagabo bose ukaza ukavuga bakadafu ukavuga bande ugasiga umupampe mukuru ari we Sam Karenzi kubera iki kandi ari we umupampe wa wundi uteye ubwoba ari we mukuru kuki udashobora kumuvuga ariko nanjye ntabwo nashoboka nyine kuza ngo muvuge ko Karenzi umuntu nubaha n'umuntu nawe wubaha umuntu buriya nta kibazo cye murakorana nta kibazo negeze ngirana nawe mu gihe cyose twagiye dukoranira so none nge naze kwicara ndatekereza ndavuga se Karenzi twagiranye ikibazo ki ndaturuna ndavuga hari ibintu byinshi narinzi sinegeze nza ngo mvuge ko Sam ari we waguze Bingeme amuzana muri APR ntabwo navuze ko rwose Sam ari we wamuzanye kandi ibyo ni amakuru nari nyafite rwose sinegeze nza ngo mvuge Shaibubu kari we wamuzanye nari cecekeye ntabwo negeze mbivuga kandi amakuru nari nyafite 100%. Sinegeze nza ngo mvuge uwo bita Apamu Esongwe kari Sam wamuguze kandi amakuru nari nyafite 5/5 ko ari wamuguriye APR ndetse icyo gihe uwo Bingeme ni nawe wahenze muri icyo gihe muri uwo mwaka wabo niwe munyamahanga wahenze kurusha abandi bose baje ibyo ko ntegeze nza ngo mbivuge se wapi ni uko mwubaha ntago nagombaga kuza ngo nge kuvuga gutya na gutya abapampe naraje mbari kuriramo icyo bita za ntuza mbari kuriramo izo bita za ballistic ariko ntago negeze nza ngo mvuge ngo umutaramu oya kuko ni umuntu ushaka iterambere ni umuntu rwose nawe bifuza iterambere ry'abandi ibyo ntago nagomba kubivuga ngo nze ngo nijandike ngo mvuge gutya na gutya ntago bishoboka muribuka ibya Suwani nari mbizi umva 100% ko Sam ari waguze Suwani kuki ntegeze nza se ngo mvuge ngo Sam yaguze Suwani kuki se muri cyagiye muribuka abafana barimo bavuga nabande bose muribuka ya nkundura y'umutara mu biganiro arimo avuga ati aba ni Sam wabaguze ati Sam muri rekritoma za APR yari arimo akabihakana kuki naje ngo ndipura umuceri mu mwange hasi kandi ngewe nari mbizi ko muri rekritoma yari arimo kuki ntegeze nza ngo mbivuge ariko narinumiye kubera naravugaga ni respect kuri Sam reka nawe yiterera imbere
nabo bose bagendaga bakajya kurokirita ayo baryaga. Naravugaga why not umuntu w'umutaramu wanjye reka agira ate sishobora kumushyira hanze aho wa mugani ibyo birura bindi birya na Samu nawe n'umwana nk'abandi, kuko nunanga cyangwa se ukaba wabivuga n'ubundi ntacyo bishobora kugira gute, ntacyo bishobora guhindura. Ibyo byose sinegeze mbivuga wenda ngo Samu avuga ati umuntu arandwanya, yanyinjiriye mu buzima, yanyinjiriye mu bigendanye na recruitment, yanyinjiriye mu biki. Ibyo birarangiye. Simbizi wenda ikindi kintu ntekereza ni igihe bampamagaraga kuri radio, icyo gihe Samu ntabwo yari ahari rwose 100%. ntiyara n'ubu ndabihagararaho ko atarabizi. Barampamagaye Rikari arambaza kuri APR, ndavuga n'iki byose, ariko icyo gihe n'umujinya uza kunkubita mvuga kuri Rishari, ndavuga inti ariko umuntu ushobora gukorera APR ibintu nk'ibi muzarebe neza nyamuneka abafana, uyu muntu adashobora kuba ari umureyo. Iryo jambo rijyaye rinakozeho Rikari avuga ubundi wamuhamagariye iki atarajya kugira gutyo, kuko abapampe batara mu bagenzi be baramwatatse baramubwira bati bihagaze gute wowe turakorana, niba dukorana kuki ushobora kugenda ukazana umuntu hari akaza kutuba amaguru n'iki byose. Ibyo ni biki byabaye, kuko icyo gihe muribuka Rikari nawe ntibwajyaga imbizi, icyo gihe yaratakaga yatakaga APR. Ngira ngo baravuze bati rero uyu mutaramu wahamagaye umutaramu hariya kutoka Marekani, reka nawe tugire gute tumwiyegereze. Simbyanze, ariko Rikari yagiye nk'umugentleman, nta muntu yegeze agirana ikibazo nawe, nta muntu yegeze avuga ngo wenda bihagaze gutya. Icyo nacyo kiba kitambitseho, wenda ni nko kuvuga ati umuntu yaje kuvugira kuri radio yacu ashobore kuba yatubujije umugati, ashobore kuba yagize gutya. Kuko icyo gihe amakuru nari mfite nuko perezida wa APR w'icyo gihe yahamagaye Sam aramubwira ati ni gute mushobora guhamagara umuntu uyu n'uyu, kuko ntago araho byabaye gusa, no kuri studio barampamagaye Aime perezida nyine wari perezida wa APR icyo gihe ahamagara Aime bamubwira bati icyo kiganiro gisiga. Urumva ko yari afite influence. Noneho nankanswe kubwira umuntu wenda bari muri team imwe, ni nko kumubwira ati nawe turi muri team imwe ukashobora gukora ibintu nk'ibyo. Ibyo birarangiye. Murumva ko ngiye aho mumbwire wenda ikosa mfite, ni numva wenda naramuhemukiye mvuga ni mbabarira, cyangwa se ndi mu bamwanga, namwe ubwo muze kugenda mumbwira. Ikindi gihe ni igihe cya Reyo, ubwo igihe cy'abapampe kirarangiye. Ngira ngo habayeho wenda gusoma icyo bita ntuza takwimu, ni takwimu bayita ngo iki, ariko nayo niyo kuna takwimu ushobora kureba ukavuga uti bihagaze gute, wenda igihe cya masika kiangazi izaza ryari, ugayisoma nyine ukareba jinsi uko bihagaze. Niba haraye gusoma nyine ngira ngo bigaragara ko wenda abataramu bazavaho n'iki byose, habaho uruhande. Ngira ngo wenda Sama ahita ajya pembeni aravuga ati ngewe bihagaze gutya na gutya, wenda nsomye nkareba nyakati zijyazo kavuga ati wenda hano ubu buyobozi buzabwavuyeho. Nibwo icyo gihe nyine yatangiye nawe kuvamo, atangira kubabombarida n'iki byose, ari naho haje ya nkundura y'umutaramu biganiro hanta avuga ati nyamara abo bakinnyi bose nge nta bakinnyi nazanye muri APR, ati abakinnyi banjye barabanze. Agenda atondagura abakinnyi ba Siakombo yendaga kuzana nabande bose barabanga, aravuga ati abo bakinnyi umuntu abazanye ni Sam, murabyibuka. Nge nararumye icyo bita gihwa, naracecetse. Ihwa nibyo rikudoma rikanuma, naricecekeye ndavuga umutaramu ngoje ayishi na yeye. Ibyo birarangiye, abapampe barirukanwa bavamo, ubuyobozi burahinduka. Ngira ngo habayeho gusoma iyo nuza, bigaragara ko nta mupampe uzongera kwitabazwa, bigaragara ko bigoye noneho kuzongera kumenera muri APR. Bigaragara ko abantu bari baraguriye APR bicupuri barabazanye, abo banuza ba Kidiebere
abo ba Audible mu babazanye umutaramu nawe yararimo, sinegeze mbivuga Sam. Ndetse ni nayo mpamvu hageraga kuri ba Kidiebere n'iki na ba Audible hakabaho intambara ikomeye cyane ngo babahe imyanya, ngo babahe match nka zingahe ngo bakine. Urumva ko hari ibyo byose, ariko ntabyo negezaga mvuga, ngiye nari cecekeraga. Aho ndimo ndashaka mumbwira ikibazo ahantu kiri ku buryo yashyize ku rutonde rw'abantu. Kwa ngiye n'icyambabaje nuko ategeza nabimbwira ngambwira ati bite na gute, akajya kubibwira abantu pembeni n'ahantu hose, no Kigali hose biruzuye. So ibyo bivuyemo nyine hazi ibya Reyo. Mwarabyumvishe Reyo, amatora araje, amakuru ya Reyo narayabonaga, ndabomora, muribuka ko ari nge nazanye biriya bintu by'intuza mbishyira hanze. Urumva byari bitaraza neza, ariko ninge nakubisemo iki, narekuriyemo kompora, nashyizamo icyo bita bazoka, nkubitamo ndaripura, ndipuye babona byamenyekanye, bahita babishyira hanze. Icyo gihe rero ngira ngo nabyo wenda nibyo nakeka, ariko ari kumbwira ati wenda bihagaze gutya na gutya. Icyo gihe muribuka ko amatora amaze kuba haje mu busikama bw'abari abasaza, harimo ba Muvunyi, harimo bande bazana ubusikama bwo bwiyunge bavugaga n'iki byose kugira ngo abantu bahurize hamwe, bazana ubusikama barabasohoramo, bazana ibintu biri aho ngaho. Ngiye navuga ko ari ujyambazi. Biriya ababongo babyita mambo ya ujyambazi. Umuntu mbega ubu uri umuntu w'umunyacyubahiro ariko ukifata nk'ijyambazi, ukifata nk'umuntu simbizi. So nyuma yabo ngiye kumva numva izo rawama ngo hari igikundi kimurwanya, ngo niki byose, ngo nanjye ngo ngirimo, ko hari igikundi cyamugiriye ishyari, ngo niki byose. Ndibaza koko ko nta kintu na kimwe nigeze mvuga, ko ngiye nazaga nivugira kuri Reyo, nkaza mvuga ibyabariye abasaza, ikindi ngo nasigikiye ngo Regis ngo mvuga ko ari mukuri n'iki byose. N'ubu nabisubiramo, ntago negeze nyoba, nabivugisha ukuri kuri cya kiganiro numvishe rwose. Ukuri guca muziko ntigushya, na Bibiliya iravuga ngo nimugende muca imanza zitabera. Umuntu wese wabyumvisha uretse iby'ubufana n'iki byose byo kugendera mu kigari, Regis nta kosa yari afite. Bose narabumvaga uburyo baganiraga. Iyo Regis aza kuba afite amakosa nari kuza nkabivuga cyane, kuko Regis nawe murabizi nawe biragoye gukora na Regis. Ngira ngo dukorana kuri studio twajyaga dutukana, mwarabyumvisha gutukana tukagira gute, ariko nuko yabimeze. Urumva, ariko ngewe iyo umuntu uruhande rurimo umuntu urengana, ntabwo ngewe umuntu yasa ngo arengane gutyo, na cyane cyane ko bajyaga banampamagara tukavugana. So hari byinshi rero narinzi kuri Karenzi ntari kuza ngo mvuga. Ubu se nari nyobeye ko uyu mwataka bita Adrai ari Karenzi wamuguza wamuzanire uyu mutara muri utawuhamye, ko ntegeze nza ngo mbivuge se. Ibyo byose ngewe rero wumva nerekana kugira ngo murebe rwose, ntago mbizi. Niba yaranshyize mu banzi be, ntago simbizi. Sinegeze mpekera Samu, sinegeze mba umwanzi we, sinegeze mugambirira ikintu kibi, sinegeze ngira n'ikintu na kimwe sinanabitekereza, sinanabishyira no mu nzozi zanjye kuvuga ngo wenda nange Karenzi cyangwa mbe nanamugambanira shake n'ikindi namukorera. Oya, sinegeze mbikora. Ubwo nuko kuri kwanjye gusa ngenda sobanura.